Kurya neza bifasha abana ndetse n'ababyeyi kubaho ubuzima buzira umuze. Indyo yuzuye itera imbaraga imibiri yacu ndetse ikanaduha imbaraga kugira ngo tumererwe neza. Kubaho ubuzima bwiza hakubiyemo gukora imyitozo ngororamubiri, kuryama amasaha ahagije ndetse no kurya neza. Ano mashusho aribanda ku bintu bitatu byatuma ubaho ubuzima buzira umuze: kurya imboga, kunywa amazi ndetse no kurya amavuta meza. Mbere na mbere reka tuvuge ku mboga. Kurya imboga ni kimwe mu bice bikomeye byo kurya neza. Imboga ni nziza cyane kubera yuko zifite intungamubiri nyinshi, biciye mu myunyungugu ndetse na za vitamine. Kandi nta kibazo bitera kurya nyinshi kubera yuko zigira ibivumbikisho bike ndetse n'ibinure bike. Zifasha umubiri wacu gukora neza ndetse zikanadufasha guhangara n'indwara. Ese wari ubizi yuko abantu benshi batarya imboga zihagije? Buri muntu ukuze wese agomba kurya nibura ibikombe hagati ya 2 na 3 ku munsi. Abana bo bagomba kurya nibura igikombe kimwe cyangwa se 2 by'imboga. Ni gute wafasha umuryango wawe kurya imboga zihagije? Bika imboga nyinshi z'amabara atandukanye hafi. Imboga zishobora kuribwa igihe icyo ari cyo cyose ku munsi. Ni nziza kuzirisha mu migati, kuzirya mu ifunguro rya saa sita cyangwa se ukazishyira mu isosi. Hari uburyo bwinshi butandukanye imboga zishobora kuribwa mu mafunguro yawe. Gerageza irigeragezwa. Tuma biryohera umuryango wawe kurya imboga. Ushyiramo imboga z'amabara atandukanye ndetse zinateye mu buryo butandukanye, kandi uzitegure mu buryo butandukanye bwo kuzirya. Umuryango wawe uzabigushimira. Reka dukurikizeho amazi. Wigera wibaza ingano y'amazi ugomba kunywa ku munsi? Amazi ukeneye kunywa ku munsi agenda kuko umubiri wawe ungana, gukoresha imbaraga ndetse n'aho utuye. Ku muntu muzima ugomba kunywa ibirahuri 8 by'amazi ku munsi. Amazi afasha mu kubika intungamubiri ndetse akanafasha umwuka duhumeka gutembera mu mubiri. Amazi kandi anafasha mu gusohora imyanda y'umubiri. Nubwo ibinyobwa bitandukanye bidufasha kugumana amazi mu mubiri, ibinyobwa bimwe ni byiza kurusha ibindi. Amazi kamere ni meza kandi ntafite ibivumbikisho byinshi ndetse n'isukari nyinshi. Ni meza kurusha ibindi binyobwa nka soda cyangwa se imitobe irimo amasukari menshi. Ibinyobwa bifite isukari bifite ibivumbikisho byinshi. Ibivumbikisho byinshi bituma umuntu yongera ibiro. Bishobora guteza indwara zirimo nk'imitima ndetse na za diyabete. Hitamo neza, uhitemo amazi. Gerageza irigeragezwa tuguhaye. Simbuza icupa rimwe rya soda cyangwa se ibinyobwa birimo isukari n'amazi buri munsi. Ongera mu mazi yawe indimu, icunga ndetse n'izindi mbuto izo arizo zose zatuma amazi yawe aryohera udashizemo isukari. Gerageza gushyiramo ibibabi bya minti kugira ngo umuhumuro ube mwiza kurushaho. Amazi niyo mahitamo meza. Dusoza, reka tuvuge ku mavuta. Wari ubizi ko amavuta afite amoko menshi atandukanye? Ubwoko bumwe bw'amavuta buribwa bushobora kongera ubuzima buzira umuze, ubundi nabwo bukabushyira mu kaga. Amavuta muri rusange agomba kuribwa mu ngano ntoya cyane, kubera yuko ashobora guteza indwara iyo abaye menshi mu mubiri. Amavuta mu ndyo turya aturuka ku nyama, amavuta y'ingurube, amavuta asanzwe dutekesha ndetse no mu biryo bifite ibinure byinshi. Harimo ibiryo bikaranze ndetse n'ibiryohereye. Hari ubwoko bubiri bw'amavuta: ibinure, ubu buguma ari ikibumbe ku bushyuhe busanzwe. Hakaba n'amavuta asukika. Ibinure nk'amavuta y'inka, margarine, amavuta y'ingurube cyangwa se inyama zikungahaye ku binure bitera indwara. Ibi binure biboneka kandi mu biryo bikoze mu mafu ndetse n'ibiryo byaciye mu nganda. Ibi binure bifitanye isano cyane n'ibibazo by'umutima. Iki kibazo gishobora kuba umwihariko ku bantu bafite ibiro byinshi cyane, cyangwa se abantu basanzwe bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso, ibibazo by'umutima cyangwa se diyabete. Amavuta asukika niyo meza kurusha ibinure.
kurya ibiryo bike, kurya imbuto nyinshi ndetse n'imboga nyinshi, gusimbuza ibiryo birimo amavuta menshi ndetse n'ibivumbikisho byinshi, n'ibiryo bifite amavuta make ndetse n'ibivumbikisho bike. Ubu bwose ni uburyo bwo kurya neza utarinze ubara ibivumbikisho ndetse n'amavuta urya. Gerageza rino geragezwa tuguhaye. Hitamo kotsa cyangwa guteka mu ifuru inkoko n'amafi aho kubikaranga, cyangwa se ukoresha amavuta aturuka ku mboga nka canola cyangwa se olive aho gukoresha amavuta y'inka cyangwa se ay'ingurube. Guhitamo amavuta adatera indwara ndetse no kugabanya amavuta mu biryo urya bishobora guhindura byinshi ku buzima bwawe. Kurya neza biterwa n'ibyemezo ufata. Guhitamo amazi hejuru y'ibinyobwa birimo isukari, gukoresha amavuta asukika, gukoresha ibinure ndetse no kongera imboga mu ndyo zawe. Byose ni urugendo kuganisha ku buzima buzira umuze kuri wowe ndetse n'umuryango wawe.